ahubwo ikintu njya nibaza ni kimwe gutera inda kwanye ni inyungu ku bandi ahubwo urakoze dushaka turabastari kwa tutabizi ubu turabastari urabastari nyine none se gutagatera inda bikaba inkuru n'abanyamakuru bakitereka bakabisesengura sisi ibyo nyine nabateye inda umugore utari uwe twarasezeranye n'abari uyu nguyu oya twe twarasezeranye nyine ibaza umugabo ushaka kwicara akavuga ngo agateye inda we byaramunaniye kuyitera abo ndi kuvuga abasezeranye gutera ntiyafata wasanga nese ubwo uvuga ngo aga ntatera inda wewe wazikwepaga cyangwa arishakaga ntigufate ubwo bazatubwira nabyo bazaze basesengure nese ko twabanye bigize abasesenguzi gusa nyine muri Ruganda niwo mushinga wari ufite aravuga guti nimbe n'uyu arayitera oya banza umve nkubwire jewe kandi bazanye umwe shamba barira oya bureka ariko njye nima nshaka kuvuga nyuma nanyu makanya nanyu iminota 5 yego numvugiremo reka mbabwire njyewe Micky rwose mbibabwire nk'umuryango njyewe nk'umuryango mugari wa MI murabiswa yenda umunyamakuru yagiye muri Canada njyewe ku giti cyanye ndabiyamye Vestine mu muveho nimba uzi ko wakoze divorce uri muraza kumugira inama ngo bikumare urasenye usanye muratandukanye ingo zawe zarajagare mwatuje bakwa bavuga ngo arya inkoni kubise mukeba uyirenza urugo uri muraza kuvuga ngo none ari akanyamakuru ko nabonye ngo yafataga zino poster we ko wasenye kandi yarasenye byaranze abandi abagore babataye mu nzu baranabasahura nta muntu muzima ufite umutwe watekereza wigeze wicara ngo asengura ibintu bya Vestine avuga ngo urugo rwemeze uti urwo rumeze neza kubera iki nimba ibyanyu byaranze ese reka mbabaze ahari hose reka tuvuge ko ari muri Canada nkuko mubivuga wowe uriye ndakubwiza ukuri uracyahamagara waka igihumbi abantu mani umuntu ashima aho yishikira uracyahamagara igihumbi undi mwana aranuza 17 arajya muri Canada nk'uvana ajya muri douche we no kugera ku mupaka birakugora ariko uravuga bafite ibirego se muri bibi oya ngo uravuga mware kundi mwana ugera ara kuri douane akakubwira bakatira muri system akavuga ngo uyu we yaraturembe oya mani hari so kujya gusesengura sha ujya umugeni rero aba yitwararitse yigurata aba yicaye hamwe ibaze ko umugeni atajya no kuri toilette Yesu munsi wose rero sinzi gufunga inkari babwije ukuri nyibabwira ko mbishaka emusaza itaceceka simbizi nukuri uya nago mbeshya kandi nabizi nawe urabizi ko nabizi iyo niyo karemera abanyarwanda shwida oya nago ngenze gufunga inkari umwanya nkumbisha turi mu kiganiro nahita amaguruka nkajya kunyara nago nzi gufunga inkari biri seri imanga 3